by'umwihariko Kocha Frank ni umutoza benshi bagiye babigarukaho, bamwe batise yongererwa amasezerano bigende gute, ariko navuga yuko icyerekeranye na selection uyu mutoza yakoze ku myanya yose yari ikenewe, navuga ko abakinnyi bahawe amahirwe even n'abakina imbere mu gihugu, by'umwihariko ko urumva twabaga turi gukina iyi campaign amajonjora y'igikombe cya Afrika, ariko turacyari no muri campaign ya CHAN na campaign qualification za mondial na qualification za mondial ukwezi gutaha ni Juba Amavubi ajya gukina na Sudani y'Epfo. Hari abasore benshi twagiye tubona yakomeje guha amahirwe, guha icyizere mu by'ukuri, nubwo wenda batabonye iminota myinshi yo gukina, ariko barakinnye. Ushobora kuvugamo abasore nka Bayiraguha Haji, niho mu basore navuga uhetse, ufite ikipe ya Rayon Sport, ufite ukuboko gukomeye cyane muri Rayon Sport ifite muri iyi minsi. Twaramubonye yakomeje kugirirwa icyizere nubwo nta gihe gihagije yabonye. Twarabibonye uyu mwana muzungu Dushimimana Olivier, ekipe ya APR na baruboneka abo ngabo bose, aba Claude na abakina imbere muri champion, abagazi burya yego urumva abakina imbere muri champion. Isaha n'isaha tuvuga duti mu mikino cyane ejo bone kuri Sudani bashobora kuba badufasha. Icyo ni icyambere mu by'ukuri muri campaign nabonye, ariko ikindi cya kabiri uburyo bwo guhamagara uburyo bwo guhamagara bwari bwiza, uburyo yakoze abatarahamagawe ni ibintu byagiye binengo cyane umutoza, ariko nko ku basore nka ba Yorke na ba Sahabu, abantu bakurikirana iby'Amavubi hafi, bakurikirana amakuru y'Amavubi hafi, mu by'ukuri ibibazo bagiranye n'umutoza ni ibibazo bijyanye na indiscipline. Urumva ibibazo bijyanye na indiscipline umutoza agiye bigarukaho, harimo n'andi mazina menshi cyane y'abakina hano imbere mu gihugu agiye agarukaho, ndetse rimwe na rimwe sinekeza ko ari na indiscipline gusa nkunganire Sahabu mu mezi ashize ndumva narabwiye abantu hano kuri Radio Rwanda ko umutoza w'ikipe ya Standard de Liège yamunenze urwego amanura mu bareserve muri Sahabu ntabwo akiri first team player, yego ari mu bareserve, yego sintekereza umutoza w'ikipe y'igihugu ahamagara mu reserve. Urumva bagiranye ikibazo ariko n'urwego ariko yatangiye kuyibona yasubiye inyuma. hari ingingo zahise zimurengera, hari ingingo zahise zimurengera kuri uyu wari uvuze uyu Yorke Rafael Yorke, na urwego rwe ruri hasi ahanini we yagiye avunika, bagiye bagira ibibazo by'imvune bamwe na bamwe, urwego rugasubira hasi, wajya kuri wa Muhajiri. Ntabwo ntekereza ko hari umuntu ushobora gupfa kublaminga cyane mutoza Torsten kudahamagara Muhajiri, kuko n'urwego rwe muri ekipe ya polisi urarureba ugasanga urwego ruri hasi, ntabwo ari umukinnyi uhagaze neza cyane. Ntekereza ko ubwo mu bintu uyu mutoza yakoze kuko wari ubigarutseho, njye mushimira ikipe y'igihugu Amavubi yayivanye n'ikintu cyitwa nonsense cyari kimazemo imyaka myinshi, cyarahawe intebe. Kwizigi nimvuga nonsense, amarangamutima, ibintu bimeze nko guciririka ku rwego rwa nyuma, abantu bari barakiriye nk'aho ari ibintu bisanzwe, kugeza aho byiswe ngo ni flash disk. Yego, uribuka amarira twariraga tuvuga ngo flash disk, umutoza ngo ferwa filma flash disk, ngo hamagara bakabahamagara. Umutoza yatahamagaye umukinnyi arakubwira ngo mfite autorité, ndi umutoza mukuru, mpamagara abakinnyi mbona bari ku rwego rwiza, uwo ntahamagaye akakubwira impamvu. So ubona ko hari abakinnyi twita ngo n'ab'ikipe y'igihugu, ntabwo ndi bugaruke ku mazina, ntabwo ari ngombwa, ariko hari abakinnyi twe tuzi ngo n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu gusa kubera iryo zina, ari ugasanga umukinnyi ntakina arakina nabi, ntari ku rwego rwiza, ariko imyaka ikihindukiza ahora muri selection, ubona nyine yarafashe ikibanza, bikabuza n'amahirwe n'abakina n'abatego ganjemo n'abakiri batoye. Ibyo ni kigaciye muri selection y'ekipe y'igihugu. Nge ntekereza ko mu guhamagara mu kintu cyitwa selection y'ekipe nationale yasubiranye autorité, ari nabyo akenshi umva mw'itangazamakuru ngo ntiyumvikana federation ngo ntahuza nayo, kuko n'ubundi abatoza bahamagaraga kuri flash disk control abantu. Ni nko gufata, ni nk'amarobo umutoza yohereza mu kibuga yaprogramye, murakora ibi, iteka ryose ubona bagereza gukora ibintu umutoza aberetse. Hari ubwo bibananira ubushobozi bwabo ntibihuze, nibwo tugira resultat mbi, ariko icyo tangaza umutoza wavuga ngo yimye icyo Lorenzo arimo aravuga twagihuza, kubera ko nge naganiriye na coach wungirije Jimmy Morisa yarambwiye ngo, kandi n'umutoza Torsten Spittler yabigarutseho muri interview ubwo batindaga Benin ibitego biri kuri kimwe Kigali. Hari ijambo yavuze rivuga ngo twebwe ntabwo turi ikipe igendera ku bantu, nta basitari dufite mu ikipe yacu, turakora nka ekipe, turakina nk'ikipe. Yego,
muri ekipe y'igihugu ya Benin uwambwira ngo mfate umukinnyi wabo mwiza urimo byansaba ko ari nko kumugura ngurisha abakinnyi bose mfite muri squad hagura umukinnyi mwiza uri muri ekipe y'igihugu ya Benin petete ravuga nka Steve Munier kira muri Augsburg mu Budage nko kuvuga ngo abakinnyi banjye urwego rwabo ndaruzi icyo twe dukoresha kugira ngo dutsinde match nk'iyi ni ibintu nabandikiye mbasaba gukora abanyeshuri beza yego bambera abana beza bakabikurikiza abanyeshuri beza dushobora kubona intsinzi nawe yatinyutse aravuga ngo ntabwo turi Brazil ngo tuzatsinda match zose hari match tuzakina tuyitsinde ariko hari amakipe aturusha tuzakina kubatsinda byange badutsinde uko kuri kuryana mu gutwi niko wenda kwagoye abantu kukumva ariko ubundi wibwije ukuri niko kuri yego hari n'ikindi nabo babwiraga naganira na Jimmy Mulisa icyo gihe twaganiraga ku kijyanye na match ya Benin twakiniye muri Côte d'Ivoire nandi kumwe nabo tuganira mbona imyitozo mbona turabona nibwo twari tukimara kunganya na Nigeria ubona abakinnyi nyine bafite forme baganira ubona bafite icyizere kubera ko namanzi Thierry twaraganira na Captain Jihad kwa kundi nyine mwamwigana off mic bambwira bati kabisa iyi match turatanga ndibyikubye kabiri iyo twatanze kuri match ya Nigeria Jimmy Mulisa ndamwani ngiye ko numva mfite icyizere ko numva nizeye ko kuri iyi match ya Benin hari resultat turi wakure arambwira ati nanjye niko mbibona dushingiye kuri match iheruka twakinnye na Nigeria nkurikije n'ibyo nabona mu myitozo nuko abakinnyi barimo barareponda ariko Claude ikintu kigora kiba giteye ubwoba ni kimwe ni ugukina n'ikipe uzi ko ifite elema imwe ebyiri eshatu ishobora gufata icyemezo yo ubwayo ikagutsinda igitego ati abantu baba ari very dangerous abantu bashobora kuba bafitemo elema imwe ebyiri eshatu abo bamuriye abo bahutonji akagira gutya umwana uvuye muri bande akareba defense ukuntu imeze agabeshya mutsinzi hano bagiye gushota agahita ari kuri shoti muri deuxième poto ati gukina n'iyo kipe biragora ati nicyo kiteye ubwoba yes birumvikana mbere yuko tuganira ku kintu kimwe nateganyaga ko turi buze gusorezaho cyo kwibaza umutoza yagakwiriye guhabwa amasezerano cyangwa n'iyaka yawe reka tubanze muri ibyo byose tubonye turabona ko umutoza yaje akadufasha akaba mastermind abakinnyi b'Amavubi tukabaha credit ko babaye abanyeshuri beza biga bagafata bagashyira mu bikorwa ibyo umutoza yaberetse iyo credit turayibahaye ariko dukosora iki way forward tuvuge kimwe bibiri hanyuma tuzaza ikintu tugomba gukosora ni ukwirinda impatience yego kumva ko hari ibintu wemerewe ugomba kujya mu gikombe cya Afurika kubera ko umaze imyaka 20 utajyayo ukumva ko hari itegeko kujyayo yego hari ukubishaka hari n'ubushobozi sibyo yego ukubishaka mu makipe 28 azajya mu gikombe cya Afurika ntabwo bisobanuye ko birahita bigushyira mu makipe 28 meza muri Afurika urabishaka ariko se ufite ubushobozi yego uko umutoza yoroherejwe gukora akazi ke agahabwa abakinnyi muri abakinnyi biyongeremo nyine twavuze abagerete ba Georgia ba Kavita tutarabona mu kibuga nabo dushobora kuzabona mu minsi iri imbere hari n'abandi bishoboka ko bakongerwamo sirito aho tudafite abakinnyi beza cyane iyo urebye nk'abawinga rugangura bivuze nta bawinga beza dufite abawinga bacu ntabwo bari ku rwego rwiza pe notama barafinda Georgia guhengekaho ruboneka sometimes abamuzungu ntabwo ari urwego rw'amakarifikasiyo ya AFCON yego tubonye umwataka ntituzamubyara nonaha ariko tumubonye mwiza cyane petetere kurusha nshuti twamukoresha byafasha ariko nanone tutamubonye nukuba inyuma ya nshuti tukamumotiva tukamufasha kwimva nk'umwataka ukomeye nyine kuko nyine niwe dufite sibyo niwe dufite nyine ntabwo tuzamugura ntabwo turi club ngo turagura umukinnyi kipe y'igihugu nigura abakinnyi abo dufite kuba inyuma amahirwe twabona yo kugira abandi tukayakoresha icyo ni ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye kandi gishoboka none hereye mvuga kuri wa mubano wa ministeri na Ferwafa ndetse nk'abantu bareberera ikipe y'igihugu kuko ibyo ari byo byose nabo bakinnyi bagiye bongerwamo baba bafitemo ukuboko kuko nibo bafata icyemezo cya nyuma niyo mpamvu rero mvuga nti aba bantu bari kudufasha gushaka abakinnyi nk'uko abo ba Georgia baje nk'uko abo ba Kavita baje bakomeza bashyiramo imbaraga ariko bahabwe
misiyo noneho yo gushaka nk'uko Lorenzo yabivugaga poste zikenewe. Yego. ubwo ngubwo icyo ni igisubizo navuga cyo mu gihe kitari kirekire. Kitari kirekire mu gihe nyine tukiri kuvuga duti muri qualification za mondial turebe ko twakomeza gukomanga twakomeza kugerageza, ariko tujya gushaka igisubizo n'ubundi kirambye n'ubundi birongera bizatugarure muri grassroots n'ubundi bizatugarure muri youth league. Urumva ibyo ni ibisubizo birambye, ariko igisubizo cyo mu bihe bya vuba no gukomeza gushakishiriza aho hanze tugashaka kuri izo poste. Hanyuma ku mutoza rero recommendation ngiye ku mutoza amasezerano yagiye kugera ku musozo, aracyafite campaign ya CHAN, aracyafite campaign ya mondial, ariko amasezerano yarangira no ku kwezi. Umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi akwiriye kongerwa amasezerano cyangwa akwiriye gushimirwa agashaka undi ahubwo azarangira n'ukwezi kwa 12. Recommendation nge natanga nihuta cyane. Of course ni umutoza mwiza wagerageje ibintu ubona byose bishoboka. Yego. Byo twamunenga birahari, ariko nibyo twamushimira birahari. Bivuze ntabwo nanone ari umutoza wa mbere mwiza ku isi. Yego. Nta nubwo ari mwiza muri Afrika. Uganda bwazanye Paul Pitre by'abakoreya bajyanye muri AFCON. Yego. Babura imikino ibiri. Uganda bura nayo yatakaje abakinnyi benshi, yasubiye inyuma cyane ku bakinnyi. Ntabwo igifite abakinnyi babeza bakinira amaklebe meza cyane. Hari icyo umutoza mwiza ashobora gukora mu gihugu nyine. So icyo ntekereza kuko ari umutoza twabonye bitatugoye cyane peut-être utanahenze cyane. Turamutse tutabonye undi mutoza wabaye confirmé nk'umutoza ukomeye, ntabwo twakongera gukora ikosa ryo gutera igiceri. Nabyumva ibyo ndi kuvuga. Niba nta wundi mutoza mwiza cyane tuzi ko akomeye twakwafodinga mu bushobozi buhari, tekereza ko uyu mutoza yakoze byose bishoboka byerekana ko ashobora kugira icyo atugezaho. Bashobora kumuha amasezerano. Yego. Ariko niba hari umutoza ukomeye babandi tuzi ko afata igihugu ba Sebastien de Sabre batoza afashe de Sakegira itangaza ari yabashe ba Grenetrol abo ba Grenetrol ba Paul Pitre abatoza bazwi. Niba dufite ubushobozi bwo kumubona bw'amafaranga, ndavuga ubushobozi bw'imari no kumupersuada akemera kuza mu gihugu nk'u Rwanda kidaheruka mu gikombe cya Afrika, nabyo nefo. Yego. Niba tubishoboye twarekura uyu urangije amasezerano akagenda tukamuzana. Ariko niba ari ukongera kujya kuzana amazina atazwi kwa kundi wumva ngo twagiye ngo mu Faransa ngo tuzanye umutoza watoje za academy ngo anyura muri club imwe yo muri Algeria birarangira, ibyo ntabwo nabirekomanda federation. Aragaragaza desire yuko bamuganirije byakunda yakongera amasezerano. Nawe afite ubwoba bw'uko atazongererwa. Federation perezida yerutse kwivugira ko ibiganiro byatangiye. Yego. Ntimuyobyiwe nuko tutagiye mu gikombe cya Afrika. Murebe ibyo yakoze muri detaye kuri detaye. Niba nta wundi mutoza mutekereza mu bushobozi mufite ukomeye w'igitangaza mwabona mu amasezerano, mwongerera amafaranga, kuko bivugwa ko amafaranga yembwa atari ku rwego rw'umutoza w'ikipe y'igihugu. Yego. Urabyumva nk'u Rwanda kameme. Rwanda ni igihugu cyahagazeho pira gutera imbere n'ama prime yabonye ko yazamutse, nawe izo nyungu zigomba kumugeraho. Birinde nyine gukora ikosa ryo kwisubiza ahantu tuvuye. Rugangura amasegonda muri gatatu twongeye dusubire kuri rimwe cyangwa kuri 0. No, amasegonda make. Coach Frank ntacyo dutwaye. Mutanze abatoza, mutanze ingero mukanya amazina mugarutseho. Aba batoza baje gutoza iyo ma equipe hari icyo basanga urambwira Kongo, kambwira Abagande ntacyo batatwaye mu batoya. Ibintu byose barahushye, barabitwaye amasekafa, baratwaye byose barabitwaye. Mwavuze bahehe ni ibihugu bifite abakinnyi bakomeye bakina mu shampiyona y'u Burayi yakomeye. Ni ibihugu bifite development, bifite ama academy, bifite iterambere ry'umupira igeze. Hari abatoza beza kurusha. Kuvuga ngo rero abo batoza ariko nubwo baza ntago ntibazazana ibitariho. Ngewe ndahamya abo batoza bazamatsinga na karite. Ndahamanya na Rugangura kudaha amasezerano Torsten Spittler twaba turi ndashima niyongererwa amasezerano. Ikomereze no ko dushora urubuga rw'imikino.